Ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni iry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini by'abanyeshuri, ubugenzuzi bw'amashuri NESA. NESA yatangaje ko abanyeshuri bazatangira ibiruhuko ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Bityo rero NESA irasaba abarimu, ababyeyi ko abarimu bakurikiza zino ngendo abanyeshuri bakabohereza hakiri kare kugira ngo bajye mu ngo zabo batangire ibiruhuko bizamara igihe gito. Ndetse NESA yibutsa ababyeyi kohereza amafaranga ya tike kugira ngo abanyeshuri bazatahire ku gihe. NESA irasaba ababyeyi ko abana nibagera mu ngo ndetse bazakomeze gukurikirana abana paka basubiye ku ishuri. Bityo rero NESA yongera kwibutsa abarimu bakora inshingano zabo za buri munsi zo kwita ku bana nabo mu gihe bazaba bari mu ngo zabo nabo bari mu biruhuko, kuzaba bahugura abana ndetse babatelefona bababaza uko bameze ndetse babibutsa no kongera gusubira mu masomo. Bityo rero abanyeshuri bazatangira gutaha ku itariki zisanga 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ku itariki 31 z'ukwa gatatu hazaba ari kuwa kabiri. Huye, Nyamasheke, Ngororero, Nyagatare, Gatsibo na Musanze nibwo abanyeshuri bazatangira gutaha. Ni mu ntara y'Amajyepfo, Iburasirazuba, Iburengerazuba ndetse n'Amajyaruguru. Bivuze ngo utwo turere twose turi mu ibyo bice: Amajyepfo, Iburasirazuba. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ibiruhuko by'abanyeshuri byageze, bivuze ngo abanyeshuri bagiye kugaruka mu ngo. Ababyeyi baributswa kwita ku bana mu gihe bari mu rugo, niba bakoreshe imirimo ivunanye, ndetse ababyeyi bagafasha abana gusubira mu masomo, bityo kugira ngo bazasubire ku ishuri ari intyoza bafite ubuzima buzira umuze. Abana bari mu rugo bemewe kurya imbuto bakanywera n'amazi ku gihe kugira ngo ubuzima bwabo bukomeje kurushaho kwiyongera, kugira ngo ubumenyi bwabo burusheho gukomeza kwiyongera. Bityo NESA yibutsa ababyeyi kwita ku bana mu gihe bari mu biruhuko by'igihe gitonya bizamara igihe gitonya cyane. NESA iributsa ababyeyi kwita ku bana mu gihe bari mu rugo, ndetse NESA yongera kugaruka ku barimu ko bazajya bita ku bana nubwo batari kumwe, bakabasha kubahamagara bakababaza uko bameze, uko biriwe, bari gusubira mu masomo neza, ese bimeze bite mu rugo, ese nta kibazo na kimwe ufite mu rugo. Abarimu izi ni inshingano zabo zo kwita ku bana nabo mu gihe bari mu biruhuko by'amezi make. Ibi ngiro byatumye ikigo gishinzwe amashuri, ubugenzuzi bw'amashuri NESA kihanangiriza abarimu bose ko nibataha mu gihe bazajya baba bari mu rugo bazajya bategura amasomo abana baziga, ndetse bakosore n'amakosa yabo bakoze bari ku bigo. Nimugeraho NESA yongera kwibutsa abarimu bose ko bagomba gukora inshingano zabo nk'uko bazihawe, kwigisha abana ndetse bagakora n'ibindi bigiye bitandukanye byo kwita ku bana. Ikigo gishinzwe ubugenzuzi bw'amashuri n'ibizamini by'abanyeshuri NESA cyatangaje ko abanyeshuri bazatangira gutaha ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Hazaba ari kuwa kabiri. Huye, Nyamagabe, Ngororero, Nyagatare, Gatsibo, Musanze abanyeshuri bazatangira gutaha ku itariki zisanga 31. Hazaba ari kuwa kabiri. Ku itariki ya mbere y'ukwa kane hazaba ari kuwa gatatu. Ruhango, Gisagara, Nyabihu, Rubavu, Burera, Rwamagana, Kayonza abanyeshuri nabo bazatangira gutaha ku munsi ukurikiyeho. Hazaba ari ku itariki ya mbere, hazaba ari kuwa gatatu. Reka dusimbukire ku itariki 2 z'ukwa kane. Hazaba nanone ari kuwa kane. Nyagatare, Gasabo, Kicukiro, Nyanza, Kamonyi, Ngororero, Rutsiro, Rulindo, Gakenke, Ngoma, Kirehe nibwo bano banyeshuri bazatangira kugenda. Hazaba ari kuwa kane. Abanyeshuri bazagenda bwa nyuma hazaba ari kuwa gatatu ku itariki 4 z'ukwezi kwa hazaba ku itariki 4 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Muhanga, Nyaruguru, Rusizi, Nyamasheke, Burera, Gicumbi n'abanyeshuri ba nyuma bazatangira gutaha. Bityo rero abarimu mwese aho muva mukagera mugiye kujya mu biruhuko by'igihe gitonya cyane, n'abanyeshuri namwe mugiye kujya mu biruhuko by'igihe gitonya cyane. Ababyeyi rero murasabwa kohereza amafaranga hakiri kare y'amatike y'abana kugira ngo batahe hakiri kare. Rero abatuye hano mu mujyi wa Kigali bazategera imodoka hano kuri Pele Stadium berekera mu ntara zitandukanye hano i Nyamirambo. Bivuze ngo amasaha ya nyuma ni saa 9 nta modoka n'imwe izaba iri kubarizwa hano kuri Pele Stadium. Bivuze ngo rero ubu ngubu mugomba gukora
gukora bino bikurikira. Abana banyu mugomba hano mu mujyi wa Kigali nyine abana banyu mugomba kubajyana kuri Pele Stadium. Bivuze ngo hano mu mujyi wa Kigali, kugira ngo mabwire neza mumenye gahunda, abanyeshuri bazatangira gutaha, hazaba ari ku wa kane, hazaba ari ku itariki 2. Bivuze ngo ni Nyarugenge, Gasabo na Kicukiro. Bivuze ngo rero na Nyanza na Kamonyi. Bivuze ngo ubwo ngubwo abanyeshuri murumva ahantu murumva igihe muzatahira ndetse n'igihe amanota yanyu kugira ngo abenshi mwagiye muyabona. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano, andi makuru nakagaruka. Ni birwo rwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ebuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi.